Banyarwandakazi banje kubasuhuza mugira amahoro ya Nyagasani. Nifuje kuganira namwe mu gihe dusoza umwaka w'ibihumbi 2020 n'igihe tugiye kujya mu mwaka w'ibihumbi 2021, ngira ngo tuganire ku kiganiro nifuje kubasangiza, ariko cyane cyane turebera hamwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 ukuntu dushobora kurushaho guharanira kugira ku ubumwe bw'Abanyarwanda. Basangiza rero iki kiganiro, nifuje kwifatisha ikiganiro uwitwa Muvunyi Paul yavuze mu bihumbi 2016. Muti rero icyo kiganiro nkigarutseho nte. Muvunyi Paul mu byumweru bishize inkuru zacicikanye kuri za social media bavuga ko bamufunze. Ubwo inkuru zimaze gucicikana, Muvunyi Paul mu by'ukuri nta nubwo nari muzi, ariko aho social media zibera ibitangaza, hasi iyo nkuru ifungwa rya Muvunyi Paul bashyizeho video yavuze ndakeka mu bihumbi 2016 mu igihe bibukaga abacitse ku icumu n'abazize jenoside yakorewe Abatutsi ahitwa Ingoma ku Mugonero. Iyo video rero narayikurikiranye, intera kwibaza, intera no kugira ibibazo byinshi cyane kuri iyo video. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyo video, ndagira ngo munyihanganire iyo video mbanze nyishyireho namwe muyumve, kugira ngo ibyo tuza kuganira tube turi ku murongo umwe. Ngaho rero mukurikira iyo video. Ejo bambwiye yuko mfite ijambo hano, ubundi sinjya nkunda kuvuga muri ibi. Numvise ntari bushobore, nabwo nsabye ko bambarira bati oya uvuge. Ntacyo mvuga rero kindi, ntabwo mvuga amateka pastor amaze kuvuga, ntanemera agiye ko ari amateka atavuga ububi bw'abahutu babaye ahangaha. Nta mateka mubeshya ngo dufite ubukristo kuva mu myaka 34. Pastor Gakwerere ari hano. Pastor, numvise watahutse nza kukureba ku Kibuye aho wari ufungiye. Shaka ukuri ko kuri ngo uko kuri n'uyu munsi ntabwo turakumenya. Sinzi n'impamvu dusubira mu mateka yanga. Ndagusaba ngo umbwire urupfu rw'abantu bacu hano. N'uyu munsi ntiturarumenya, kuko havuga buri gihe abarokokeye ahangaha. N'uyu mubyeyi umaze kuvuga ahangaha kurokoka kwe ntabwo ari uko yenda n'Imana yahabaye, ariko harimo ubuhutu. Yataza kugira umugabo w'umuhutu ntabwo yari gukira n'abana be. Mbabwire rero nk'uhagarariye ababuze ababo hano, twagize ibihe bibi, tugira ibihe bibi birenze kwemera, kuko ngewe babwira Paul Muvunyi navukiye hano muri 1963 ndahiga. Pastor Ruhaya
abo yavugaga batandatu batsinze ikizami cyo kwiga hano kuri esi, nanjye nari mbarimo. Ndibuka ko banyangiye kuba umuforomo hano, ariko icyo gihe numvaga ariko kazi keza kabaho, kubera ko twari tuzi ko ari mu mashuri abaho. Nyuma yaho nza kwiga, ndarangiza, nza kuba umwarimu hano, mba diregiteri. Ndibuka ndi diregiteri wa primaire hano. Mumbabare naje mpagarariye ababuza baba, ariko noneho mbaye umutanga wabyo. Pasiteri Gakwere yari umukuru w'itorero hano w'intara. Oya, ndabeshya, yari umudeparitema, yari mukuru cyane. Umukuru w'intara yari Pasiteri Sipiriyani. Haza abanyeshuri bari bavuze, bahinduye amazina, bavuye Rwamatamu ni Rubengera, bari batandatu. Pasiteri urabyibuka? Batureze ko mu byitwaga maneko ku Kibuye, ko turi gufata abana tukababuza, abahutu tukababuza amashuri, ko biri gukorwa na Porno. Naritabye ku Kibuye, ngira amahirwe sinafungwa kubera wari uyoboye iperereza aho ngaho, ariko ategeka ko abo bana bari baje birukana. Tuvuyeyo twaje aha ngaha, Pasiteri Gakwere anshinja kuko aribo bari batanze ayo makuru. Yewe n'abo bana sinarimbaza, abana bazaga ari abana b'abayobozi b'itorero. Ariko ubwo Pasiteri Sipiriyani aramubwira ati, ese Gakwere, iyo bavuze wumva iki? Pasiteri Gakwere ati, ntacyo numva. Iyo bavuze se ngo Hutu, bongeyeho Hutu. Tuba bavuze umuhutu, numva amazuru, nkumva uko atekereza. Iyo bavuze umututsi se bwo wumva iki? Ati, nawe ndamwumva ukuntu ari umunyabwenge aca hasi. Ndabivuga n'ubu nabisubiramo simubeshye. Ati, rero nagira ngo tube twongeyeho Kristo. Turasenga yo kubeshya. Ndihuta, intambara iratangiye, ntabwo nari ndi naha, ariko ingo zose hafi hano z'abatutsi zohereje abana mu Nkotanyi. Ariko mbere yuko zohereza mu Nkotanyi, nuko ahangaha hari akarengane katabaho. Umwana yarakuraga bakamusimbiza ngo ku rugi Gitwe. Niryo shuri twari tuzi, kuko kujya muri leta ntibyari byoroshye. Kujya Igitwe naho ya pourcentage ntibyari byoroshye, kandi ahangaha abatutsi bari 80% urebye komine yose ya Gishyita. Nguko uko primaire yose yabaga ari abatutsi, abarimu ari abatutsi, abapasiteri ari abatutsi. Gakwere na bagenzi ba Yakobo bavaga mu Gisovu. Pasiteri Gakwere, ndibuka ko nagusanze no mu Gisovu ngusaba amateka yacu, kumenya urupfu rw'ababyeyi bacu. N'uyu munsi banyakubaho muri hano, ntabwo turabona umuntu n'umwe uza ngo ahagarara ahangaha utari mu bahigwaga ngo avuga ati dore uko byagenze. Nta n'umwe. Imyaka ibaye 22, buri tariki 16 ndaza. Yenda Imana izakora ibitangaza, hagira bavamo batubwiza ukuri, dusabane imbabazi, tuzihana. None se ko duha imbabazi abatazidusaba, tuzabigenza dute? Izo mbabazi zo zizakirwa nande? Ingengabitekerezo iri muri aka karere dutuyemo, simvuga akarere nka district, irenze kwemera. N'ejo bundi umwana yaduteye umwana nandi n'umushoferi, atabatutsi b'abagome. Abana ntibiga, abana ntibatozwa uburere nk'ahandi. Iyo ngengabitekerezo bavuga irakomeye pe, kandi reka ikomere, kuko abana babo bakoze amarorerwa Malawi, Zambia, Mozambique, Amerika, yewe n'abo tubana ahangaha nta n'umwe uza kudufata mu mugongo. Ubwo rero bigenda bikomeza bityo. Cyakora turashima leta y'ubumwe ko yadufashije byibura. Ubu dusigaye tuza, hakaboneka n'abaza kudufasha kwibuka. Ubundi twabaga twicaye aha n'abana bakeya b'ishuri, ariko ubu
ndabona byatangiye kuza yenda. Muri makeya rero nk'uhagarariye ababuze ababo hano, uru rwibutso turwubaka twaje kubera ko itorero ry'Abadivantiste hano ryabirebereye rirangije riraruca rirarumira. Ubundi menya ngo tutanemera ko bapfuye tugomba no kubavuga ngo ibyo biba byarangiye. Tuje rero dusanga hariya ku bitaro n'aha ngaha duhagaze imirambo iruzuye, birenze kwemera pe, byari birenze, sindabona n'umusozi nkwarura aha ngaha. Ariko wajya mu biro hano ugasanga nta kiruta Imana, nk'uko Pasiteri Gakwere nanone yambwiraga ko nta kiruta Imana arengana. Ugasanga nta kiruta Imana yandikiye ubuyobozi bw'i Kigali ngo asaba ko bamwoherereza baza gusiga amarange w'intambara y'inkotanyi yabereye ngo hano ku bitaro no ku biro, ngo yangije bikomeye inyubako. Babwire inkotanyi zageze aharyari, kandi ukumva nk'uwadufashije ntadufasha byibura ngo twiyubake. Ubwo rero twubaka urwibutso ntabwo byari n'urwibutso, nta nubwo wari uzi ko ruzaba urwibutso, byari kugira ngo dufate aha hantu. Twahafashe tutahatse itorero, tuhubaka kubera ko ari abacu bakoreye itorero baguye ahangaha n'abandi bari bahahungiye. Urareba uko hasa harashaje, ameze nabi. Twagombaga kwibuka ejo kuri 16, turi kwibuka kuri 17 kubera ko duha icyubahiro isabato. Ariko se hagati aho mwebwe mwaduhaye icyubahiro nk'abasigaye babuze ababo bari hano, noneho mugaha noneho n'icyubahiro n'abariya bari hariya babakoreye. Birababaje pe. Tukaba dusaba rero itorero ngo ridufashe, turayiha plazi z'urwibutso rugezweho ruzima. Hanyuma nk'uko mwabibonye hari abakiri no mu mifuka, abantu hariya haruzuye, hari n'abandi twari twashyinguye aha ngaha. Noneho tuhakora ikintu kigaragara, bitakozwe bityo, kuko aha ntabwo ari ah'Abadivantiste, aha ni ah'isi, n'abaturisite baraza bakareba. Aha hantu bazahanywera mu itabi, bahanywera inzoga, babasarane kubera ko mudashaka ko twumvikana. Mudufashe rero, aho kugira ngo nk'ejo ku munsi w'isabato abantu binjirana ahangaha, babicarana ahangaha imbere y'ibiro, muhahe icyubahiro natwe tubahe icyubahiro. Iryo ni ubutumwa. Ikindi, kuva imyaka ibaye 22 jenoside ibaye, nta na hamwe mwigisha mu masengero muti byabaye ntibizongere, mubyigishe mu mashuri y'Abadivantiste arahari, byandikwe. Nk'uko tuzi ko habaho ku isabato haba imitwe, habeho noneho naho bakwicara bavuga bati harya biriya byagenze bite. Ni ukuri bijye muri gahunda. Abadivantiste ni itorero ryiza, ryanga umunuko, ryanga umugayo, ryanga, ariko sinzi aho abantu bacu aho bavuye basingizwe. Nimudufashe natwe turabafasha, ariko nibitaba ibyo turitabaza inzego za leta zibishinzwe ahangaha. Noneho hari n'abatubwiraga ko bashaka kurwimura bakarujyana ahari irimbi handi, ko ariho habereye amarorerwa. Turimura abantu bacu bari aha ngo dusisibiranye nk'uko urusengero rwarimo amagrenade hariya rwashenywe. Kuki dushaka guhunga responsibility? Iki kigo kizwi kubera ibitaro, kizwi kubera urusengero n'amashuri. Nimwemere ko n'urwibutso ruba urwanyu. Ishyano rigutanze ivure uraripfumbata.
hari ibyo dusaba leta yacu kandi dukunda, mwaradufashije kuko turongera turiyubaka tuba abantu, ariko aka karere kabonekamo ingengabitekerezo igeze ahangaha, nimudufashe. Navuze cyane Pasiteri Gakwere, ariko n'ubu nongere muvuge abisuri iyo yazaga inaha mu mimuriko yararaga iwacu. Ese Pasiteri ko wararaga iwacu, wahararaga kubera ko data yari umuti, wahararaga kubera ko mwari inshuti? None se niki gituma tutafasha leta ngo twongere ahangaha, mutambuka aha mwigisha aba bana batoya? Ikintu cyagarutse cyari kimaze kubura mu bantu, ahandi cyarabuze pe, genda mu Rwanda henshi hari aho bimaze gucika, ariko ahangaha biranga bikagaruka. Ntituvuge ikintu ngo tudatoneka bitaba bibi, oya tubivuga uko biri, ubabaye ababare. Ariko najyaga mbona ukuntu batanga umuti kera aha turi abana, bagafunga umwana amazuru, umwana akanywa pe kugeza igihe awunywereye agakira. Leta yacu dukunda nidufashe, ifunga amazuru ari ahangaha, iduha uwo muti tuwunywe. Udashaka kubikira, ingufu zakoreshejwe bahagarika jenoside, kwere twahuye uvuye Masisi, zizongera zikoreshwe niba mudakoze ku buryo ibi bintu bihagarara. Abasaba abacitse ku icumu ahangaha, icumu ryaha ryari ribi, amacumu aragwira, ariko iryaha kuri ngo ntabwo ndaribona. Ahandi bagira abapfakazi ba jenoside, bakagira imfubyi za jenoside. Hano uwarokotse ubye yari mu muryango w'abahutu, cyangwa se afite umupanga aratemye, cyangwa afite isasu. Bivuga ngo nta bworoherane bwabaye ahangaha, byari bikomeye. N'ubu rero nimutatworohera ngo bikomeze bityo, iyi jenoside mutekereza ko ngo yakongera noneho bikarangira, ntibizashoboka, kuko imbaraga zikubye kenshi kuba ihagaritse. Tukaba tunabishimira Perezida wa Repubulika wari uyoboye urwo rugamba, n'ubu ngubu akaba akituyoboye, kandi akaba adufasha no kudahora. Nabyo byarashobokaga. Aha byarashobokaga ko abantu baza bagafata imbunda bakica abantu baraha, ariko nta byashobotse. N'ubu rero nimwicare mwigisha abantu. Twebweho dushaje ni n'ibibazo, kuko kamere ngo ntigira iterya, ariko rero abana babyige. Muri ibyo dusaba leta ko yakongera nayo ikadufasha mu myigishirize y'abana muri primaire, segonderi, hose ibyabaye ntibizongere kuba. Biravunanye, ariko ntibabyemere nk'uko n'uru rwibutso tugomba kurwemera ko ruri ahangaha. Hari umusamariya uhoraza, hari guverineri mwagomye imirimo yanyu, hari abayoboye ingabo, abayoboye polisi, hari abavuye i Kigali, hari namwe baturage mwigomye imirimo yanyu. Uyu munsi ku cyumweru ni umunsi w'akazi, biduha imbaraga zo kugira ngo twongere tubeho, kandi kubaho biraharanirwa. Ntazagire ubabeshya ko uzicara hariya ngo nacitse ku icumu kuri Ngoma ngo nzabaho ntakoze. Dukore, tuvane amaboko mu mpuzu, twibagirwe ibyabaye, twumve ko dufite leta itatu idufashe mu mugongo, itanatuma dutekereza ibyabaye. Hanyuma ku gahinda, uwo mubabaro tuwugomere, uvemo za ngufu zo gukomeza kubaho. Izo nzoga abantu bihaye ahangaha babaye abasinzi, bakubitana n'umuntu w'imyaka 30 ukajya bafite 90. Musihagarike, mukore. Iryo jambo nari mbazaniye, bari bantumye ngo mbahe. Murakoze. Arakoze cyane ku mpanuro atugejejeho, ndetse afite n'ibyo asaba kandi bifite ishingiro. Reka rero muri aka kanya iyi video nyikurikirana
umuntu witwa Paul Muvunyi ntabwo muzi, ariko nkurikije ibyo avuga ndatekereza ko Paul Muvunyi agomba kuba ari umwana w'umupasiteri. Niba atari umwana w'umupasiteri, uko biri kose yaba ari nk'umwana wo mu idini ry'Abadventiste. Murabona rero ko muri iyi video yibasiye ku buryo bukomeye Pasiteri Gakwerere, amwibasira rwose, bimwe bita kugaragaza umuntu hagati. Anamubaza ati ndagusaba ngo umbwire urupfu rw'abantu bacu hano. Ariko se twumvikane koko, urabaza umusaza Gakwerere ngo ababwire urupfu rw'abantu baguye ku mugonero? Ndahamya ko Gakwerere nta muntu yatumye kujya kwica. Ndahamya ko babica Gakwerere atarahagaze, ariko arakomeza kugaragaza agati uriya musaza umupasiteri witwa Gakwerere, amubaza kubabwira impfu z'abantu baguye ku mugonero. Iki kiganiro nubwo nashatse kuganira n'abanyarwanda muri rusange, iki kiganiro kirareba cyane cyane Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, imibare ya nyuma ivuga ko bageze kuri miliyoni y'abanyarwanda. Miliyoni y'abanyarwanda, ubwo abo nabo ni abantu bakuze babashe kubarura cyangwa se bafite ibyo bita abantu banditswe mu bitabo by'itorero. Ibyo bishatse kuvuga ko rero ushyizemo n'abana, Abadventiste mu Rwanda nkeka ko bashobora kuba batari munsi ya miliyoni 3 cyangwa miliyoni 4 z'abanyarwanda. Ibi rero iki kiganiro nkaba mvuga ko nifuje kuganira n'abanyarwanda bose, ariko cyane cyane by'umwihariko abantu b'abakristo, ariko no ku rundi rugero rw'umwihariko Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Kuriya kugaragaza agati rero ka Pasiteri Gakwerere ntabwo ari umwihariko we. Hari ababyeyi bacu benshi bagiye bagaraguzwa agati muri buriya buryo. Noneho ukibaza uti, ikiganiro nka kiriya, ikiganiro kirimo amagambo nk'ariya yo gusesereza, ese ikiganiro nka kiriya kirajyana ku bwiyunge? Ese ikiganiro nka kiriya kirubaka? Ibyo ni ibibazo buri wese yibaza, nta gisubizo ntanga, ariko buri wese yiboneremo igisubizo cye. Mwamwumviye rero, Paul aravuga ati ububi butavuga amateka y'abahutu babaye ahangaha. Iyo nteruro mu by'ukuri uyisesenguye ishatse kuvuga ko abahutu bose babaye ku mugonero hariya kuri Ngoma cyangwa muri komine Gishyita,
baba barijanditse mu bwicanyi. Iyo nteruro si iya Paul gusa, hari abantu benshi bakunze kuyikoresha bajya kuvuga ubwicanyi bwabaye bakajeneraliza, ukumva ko abahutu bose ari abicanyi, ariko si n'abahutu gusa bajeneraliza, hari n'abahutu bajya kuvuga abatutsi ugasanga barajeneraliza bati abatutsi ibi n'ibi. Aho ngaho rero nkaba ntumvikana na Paul Muvunyi n'abandi bose baba bafite imvugo nk'iriya, bashaka kumvikanisha ko abahutu bose ari abicanyi cyangwa se bijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko namwe mwabyumviye muri iyi video ya Muvunyi Paul yose, harimwo ibintu byinshi umuntu yasesengura cyangwa se yanakwibazaho, ariko ikintu ngarukaho rwose mbona cy'ikinyoma umuntu agomba kuvuguruza, naho avuga ngo abana bajyaga kwiga igitwe ngo bajyagayo bakurikije ngo pourcentage, asa naho ashaka kumvikanisha ko itorero ry'Abadventiste mu Rwanda ryakoreshaga iringaniza rya pourcentage y'amoko kugira ngo abantu bajye kwiga igitwe. Ibyo rero nk'umuntu wize igitwe kandi nk'umuntu wavukiye mu idini ry'Abadventiste nkanarikuriramo, nkaba ngira ngo mvuge ko iki rwose ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo abantu bajyaga kwiga igitwe hakurikije pourcentage y'amoko cyangwa se y'akarere cyangwa se iyo ari yo yose, pourcentage iyo ari yo yose. Igitwe twakoraga ikizamini bakagitanga hose, ari ku Kibuye, ari Butare, ari Gitwe, ari mu Rwankeri, ari Kigali, bakagenda bakurikiza abana babonye amanota yo hejuru. Birumvikana ko batari gufata abana bose batsinze, ariko bafataga ababonye amanota yo hejuru, ariko akaba ari bo bemerera kujya kwiga igitwe. Ibyo bya pourcentage rero Muvunyi Paul avuga ni ikinyoma gikabije cyane. Ikinyoma nk'icyo ngicyo kigomba kwamaganwa, kubera ko gishyira amakosa y'ivangura ry'amoko cyangwa se ry'uturere kuri institution yose y'idini ry'Abadventiste. Icyo rero ni ikinyoma, kandi ibinyoma nk'ibi ngibi tukaba tugomba kubyamagana tukanabivuguruza, kuko niba dushaka ubwiyunge nyakuri, ubwiyunge bwacu bugomba gushingira ku kuvuga ukuri. Hari aho agera Muvunyi Paul akavuga ati hano ku Mugonero ingo hafi ya zose z'Abatutsi zohereje abana babo mu Nkotanyi. Ndagira ngo tube duhagaze gato kuri ibyo Muvunyi Paul avuze, tugaruke dutekereza no ku byatubayeho mu Rwanda. Biriya Paul avuze ko ingo hafi ya zose z'Abatutsi zohereje abana mu Nkotanyi, avuga ingo z'Abatutsi zo ku Mugonero cyangwa zo muri Gishyita. Ibyo byagiye biboneka n'ahandi mu turere twinshi cyane, ndetse no mu bihugu duturanye, haba i Burundi, haba muri Tanzania, haba muri Congo.
i Buganda aho birumvikana kuko ariho baturutse batera. Aho rero icyo umuntu yibaza abantu batasesengura ngo barebe, njye ndakeka ko abateye u Rwanda batashoboye gutandukanya intambara ya politike n'intambara y'amoko, ku buryo nkeka ko mu by'ukuri igihe bihereraga bagakora amanama bakohereza abana babo mu rugamba rw'inkotanyi, intambara ntabwo yari ikibaye iya politiki, intambara bari bayigize intambara y'ubwoko. Noneho nawe ukibaza ukavuga uti aha mu nyumve neza, ntabwo na gato nshigikiye abantu bishe abatutsi, birababaje, nibyo kwamagana. Ariko rero burya mu Rwanda hari harimo abantu bafite imyumvire itandukanye. Reka mfate urugero rw'abo bisi interahamwe cyangwa se abantu b'abasungarere. Murabizi mwese ko mu Rwanda ahantu henshi ku turere hajyaga haba abantu b'abasungarere. Nk'igihe abo bantu bazi ko ingo hafi ya zose z'abatutsi zohereje abana babo mu nkotanyi, kandi inkotanyi kuva zatera kuba ibyumba zikaza zica abahutu aho zigeze hose, ubu ngubu buhamya burahari. Ibyo ni ibintu umuntu ashobora kuvuga adategwa, kuko ubuhamya bwinshi burahari. Intambara ikamara imyaka 4, byagera muri 1994 hashize imyaka 4, umukuru w'igihugu indege bakaba barayihanuye. Muratekereza ko abantu bari kubyifatamwo bate? Icyo ngicyo mujye mukibazaho. Ngero nkaba nkeka ko abantu aho kugira ngo intambara bayigire intambara ya politike, bayikore mu by'ukuri bashaka gucyura impunzi nk'uko babivugaga. Igihe imiryango hafi yose y'abatutsi yoherezaga abana babo mu nkotanyi, intambara bari bayigize intambara y'amoko. Mu gihe rero twanariza cyangwa dusubiza amaso inyuma turebe ibyatubayeho, icyo ndacyo ngakeka ko twakagombye kujya tugitekereza. Mwabyumvise rero Paul hari n'ahandi agera akavuga ati abana babo basize bakoze amarorerwa, bari muri za Zambia, za Mozambique, za Etats-Unis. Iyi mvugo ya Muvunyi Paul rero akaba ari ntaho itandukaniye n'imvugo duherutse kumva mu minsi yashize yavuzwe na General James Kabarebe, avuga ati abo bana b'abajenosideri bari muri Zambia, muri za Malawi, muri za hehe, muri za Canada, za Amerika, hose Buraya. Atabo bose ati bitwa ba Nahima na ba Habima n'abande. Ati tugomba kubahungeta, tukababuza amahoro, tukabuza amahwema. Urumva rero ko iyo mvugo ya Muvunyi Paul ijya gusa n'iyo mvugo ya Kabarebe. Izo mvugo zose akaba ari imvugo tugomba kwamagana ku mugaragaro, kuko ari imvugo zitazana ku bumwe no ku bwiyunge, ahubwo ari imvugo zikomeza kubiba amacakubiri mu bana b'Abanyarwanda. Mwumvise ko
Paul Muvunyi yagiye agaruka cyane cyane ku ijambo avuga ati abantu bacu. Ndagira ngo nibutse Paul Muvunyi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, ariko cyane cyane abana b'abapasiteri b'abatutsi b'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi n'abandi batekereza nka Paul. Ndagira ngo mbibutse ko iyo bavuga ngo abantu bacu, natwe dufite abantu bacu. Abantu bacu bagiriwe akarengane mu nkiko za gacaca. Abantu bacu bagiriwe akarengane mu nkiko za Arusha. Abantu bacu bishwe na FPR Inkotanyi. Iyo muvuga ngo abantu banyu, hari n'abandi burya nabo bavuga ngo abantu bacu. Ibyo rero ndagira ngo mujye mubitekereza. Burya iyo abantu batavuga si uko baba babuze ibyo bavuga, ahubwo yenda ni uko igihe cyo kuvuga kitaragera. Ariko ntabwo mushobora gushaka ubwiyunge, ntabwo mushobora gushaka kubabarirana tutabwizanye ukuri. Mwarapfushije, turabyemera ko habaye jenoside y'abatutsi, ariko natwe twarapfushije. Kandi turavuga ko habaye impfu z'abahutu. Izo mfu zishoboye kujya mu nkiko, nazo zishobora kwitwa jenoside yakorewe abahutu. Ndagira ngo ibyo mujye mubitekereza. Akababaro kanyu turakumva, kandi twifatanije namwe muri ako kababaro. Ariko ndabasaba kandi ndabahamagarira kugira ngo mujye mwumva n'akababaro k'abandi, namwe mwifatanye nabo mukumve. Ibyo byonyine nibyo bizatugeza ku bwiyunge no ku mahoro. Duharanire ukuri. Muri Bibiliya haravuga ngo ukuri konyine niko kuzatubatura. Naho nidukomeza kubakira ku kinyoma, bamwe bumva ko ari bo bapfushije gusa, bakumva ko impfu z'abandi zitafite agaciro cyangwa se zidafite icyo zivuze, uko kwiyunga kwaba kutari hafi kugerwaho. Ariko mu gihe dutangiye uyu mwaka mushya w'2021, ndagira ngo mpamagarire abanyarwanda n'abanyarwandakazi tuvugishe ukuri, twumve agahinda ka buri wese, kugira ngo turusheho kujya mu nzira y'ubwiyunge n'amahoro. Ndabizi ko abari bwumve iyi video bamwe bari butangire kunyitirira amazina y'ubuterahamwe cyangwa n'andi mazina yose y'urukozasoni bakunze kuvuga. Ariko ibyo nta mpungenge biduteye. Ndagira ngo ufite ibitekerezo binyuranye n'ibyanjye, aho kujya mu bitutsi, nawe ajye hagaragara agire icyo avuga ku byo navuze bitari byo, cyangwa se ubishaka azaze muri deba, dukore deba twungurana ibitekerezo. Nibyo bishobora gutuma tugera ku bwiyunge nyabwo.
nkaba rero mbashishikariza kugira ngo twirinde kuba imbata z'ibinyoma. Byonyine nibyo bizatugeza ku bwiyunge nyakuri. Nkaba ndangije mbifuriza amahoro ya Nyagasani, mbifuriza ubumwe no kwiyunga muri uyu mwaka mushya dutangiye w'ibihumbi 2021. Murakoze, muhorane Imana.